Reka nongere kubifuriza igicamunsi cyiza, reka nongere kubifuriza umunsi mwiza, reka nongere kubabwira ngo Nyagasani Uwiteka Imana niyongere kugenda abamperereza impagarike n'ubugingo mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News. Murabizi neza tuba dukomeje kugenda dukubitira ikinyoma ku mbuga ngari ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu tuba twiyambukiye ngo tubashe kugenda tubagezaho amakuru twibereye kuri teri. Muri studio ntabwo ndi jyenyine, ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye, muhereje ikaze. Murakoze cyane, nanjye ndabasuje n'abadukurikiye mwese. Yego, ubu ngubu uherereye hehe? Ubu turi kuvugana mperereye Uvira, aho imirwano igomeje kugenda ihuza ingabo z'abavetera n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana uherereye Uvira. Uvira bimeze bite? Banza utubwire ibya Uvira. Uvira n'ubundi nk'uko nabibwira ku munsi w'ejo ko mu minsi mike buze kwisanga mu maboko y'ingabo z'Ubuventura, n'ubundi ntabwo byaje gutungurana. mu masaha ya karekare nibwo amasasu yatangiye kumvikana. Nakubwira ko iyi Uvira kugeza kuri ubu ngubu amasasu aracyarimo kumvikana, ariko ni make, ntabwo ari menshi cyane. Ariko icyo nakubwira cyo ni uko ingabo z'Ubuventura zamaze n'ubundi kugera mu bice bimwe na bimwe muri Uvira, nubwo bataratangaza ko bayifashe. Urumva niba amasasu akiri kuvuga ntabwo twavuga ngo bamaze kuyifata. Ariko icyo nakubwira cyo n'ubundi ni uko bazanye abasirikari benshi, twari tubona imodoka nyinshi ndetse n'abasirikari benshi rwose bamaze kugera muri iyi Uvira. Kano gace bishobora kuza kubona mu masaha ya nimugoroba kano gace rwose kamaze gufatwa n'ingabo za M23. Ko duheruka mu by'ukuri aho ngaho Uvira hari abasirikare benshi cyane b'abarundi, abawazarendo ndetse na FARDC n'abandi barwanyi benshi cyane barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bari gutangaza ibiki kugeza aya masaha? N'ubundi wenda usibye abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi bari muri kano gace ka Uvira, nanakubwira ko n'ubundi wenda uretse n'ibijyanye n'imirwano, kano gace ka Uvira akari gafite akamaro kanini cyane igihugu cy'u Burundi kurusha igihugu cya Kongo. Kuko icyo nakubwira cyo wenda ibijyanye n'imipaka ho gato tugarutseho inyuma gake, uretse uyu mupaka wa Uvira n'ubundi n'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania, imipaka yose nakubwira ko kuri ubu ngubu Uvira nimara gufatwa imipaka iraza gusigara ku gihugu cya Tanzania. Kuba rero ingabo za M23 zishaka gufata umupaka bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane igihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'ubucuruzi, kuko abarundi bo benshi bahari. Ari nayo mpamvu butaravuga ati turwane turebe ko twafata. Abasirikare b'abarundi bahari ari benshi, ndetse n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wazarendo irahari, FDR nayo irahari. Ni benshi barahari, ko ntabwo byarimo bibuza ingabo z'Ubuventura kubasubiza inyuma agake gake. Nta masasu arimo agomeza kugenda yumvikana, gusa muri ano masaha bisa naho yagabanutse, ariko yumvikana mu bice bimwe na bimwe. Ariko kuri ubu ngubu agace twe duherereyeho nakubwira ko kamaze kugiramo ingabo z'Ubuventura, usibye ko batarafata nyine uno mujyi wa Uvira ndetse na bino bice byose. Ariko nk'ubu ngubu agace ngendeho nakubwira ko karimo kazengurukamo ingabo z'Ubuventura. Yego, duherukana mu masaha ya mu gitondo umbwira uti rwose abarwanyi ba M23 bamaze gutezamo, bari kurasa bikomeye cyane ku birindiro bihererewemo n'ingabo z'abarundi, abawazarendo, FDLR ndetse n'abarwanyi ba FARDC. Niko byari bimeze, birumvikana. Noneho rero aya makuru y'ahangaha Uvira reka tuyavemo. Hari inkuru izindutse icaracara, ngo iyi nkuru ndetse ishobora kuba yaratangiwe kuvugwa ku munsi w'ejo, bikaza kugenda birangira igisirikare cya M23 kigize ubwiru bukomeye cyane. Wambwira aya makuru ari kuvuga kuwo bita Colonel Makanika? Icyo navuga kuri Colonel Makanika, kuba yarashwe byo Colonel Makanika bibaza ko yabarizwaga mu misozi ya Minembwe, ndetse yarakurira atsinda ryatwirwaneho. Mperuka neza mperuka uyu Colonel Makanika ari muri teritwari ya Fizi.
n'ubundi n'ubu yari muri ya misozi ya Minembwe n'ubundi baretswamo abanyamurenge ariko ikintu abantu benshi bari kwibaza niba yitabye Imana, icyo kintu abantu benshi bari kwibaza. Gusa ibitero byo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabibagabyeho n'ubundi wese ko ntabwo bano ino twirwanaho ntabwo ari abasirikare, icyo nakubwira cyo ni abaturage bashinze umutwe wa twirwaneho mu rwego rwo gusubiza inyuma FDL ndetse n'ibitero bya hato na hato. Kuba rero iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze gukoresha amadoroni kibagabaho ibitero, igihe ari cyo kirimo kinavugwa haba ku mbuga nkoranyambaga henshi na henshi, umugabo yarashwe kuraswaho. Urumva ntabwo navuga ngo yarashwe nka kumwe wenda twavuga ngo sirepa yamurashe, ariko ikirimo kivuga nuko ahantu yabarizwaga umutwe yarakuriye bamaze kugabaho ibitero. Urumva rero niwe muyobozi mukuru biravuga ko barashweho, nawe yarashweho, ariko ntabwo biramenyekana niba yaba yitabye Imana. Ntabwo biramenyekana niba uyu Koloneli Makanika yitabye Imana agapfa cyangwa se bamurashe agapfa cyangwa se bamurashe akarokoka, ariko ngo niyo yaba yarokotse yaba yakomeretse bikomeye cyane. Kuko urumva ni ibisasu, ntabwo twabona ubundi amakuru nari ndimo mfata nuko uyu mugabo yarashwe na drone z'igisirikare cya FARDC. Ni drone zagabye ibitero mu bice yabarizwagamo n'ubundi byagiye binahitana n'abandi baturage, ariko ntabwo biramenyekana neza niba yararashwe akitaba Imana. Kuraswaho ahantu yabarizwaga bahagabye ibitero, amakuru yagiye agaragara, ariko ikintu kikiri ubwiru ni ukumenya se yitabye Imana cyangwa se aracyari muzima, nicyo kitaramenyekana. Cyangwa se ushobora no gusanga aho yabarizwaga harashwe ugasanga harashwe adahari, ariko agace yabarizwagamo ukagabye ibitero. Nicyo nabwira abadukurikiye. Ni mu gihe FARDC yoyo ikomeje kugenda itangaza ko yamaze kuba yakwivugana uyu Koloneli Makanika, ariko ku rundi ruhande rw'inyeshyamba za M23 bakavuga ko nta kintu baratangaza kuri uru rupfu rwa Koloneli Makanika. Impamvu binagoye ndetse birimo n'amayobera, igihe ari cyo nuko ahantu yabarizwaga bahagabyeho ibitero binaremereye, ariko nta muntu uzi neza niba baragabye ibitero ari hari cyangwa se wenda baragabye ibitero n'umuntu ari hari akaba yitabye Imana cyangwa se yakomeretse. Ushobora no gusanga bahagabye ibitero adahari. Kandi ikindi nanone umva ikindi nanone kuri uyu Koloneli Makanika, ikintu gitumye abantu benshi bakomeza kuvuga ko yaba yapfuye cyangwa yakomeretse bikabije cyane, uyu Koloneli Makanika kuva ibi bitero byagabwa by'izi drone nta hantu na hamwe aragaragara. Uretse n'ubundi n'ubusanzwe n'ubundi Koloneli Makanika ntabwo kugaragara, n'ubundi byamenyekanaga mu gihe ubundi biriya bice yabarizwagamo ntabwo bakunda kubagabaho ibitero kenshi. Akenshi bazaga ari FDL bagabye ibitero kenshi ije kwishakira, wenda ije kujyana inka zabo, wenda ije kugira ibintu yiba, ije kugira guteza umutekano muke, ntabwo yari intambara ihoraho. Kuba rero acyavugwa ndetse no kuba byatangajwe ko ibice abarizwamo ndetse n'abarwanyi yayoboraga bagabweho ibitero, urumva ni mu rwego rwo kugira ngo M23 nako Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaze ko nabo hari abasirikare irimo yivugana, ariko ntabwo biri gutangazwa kuko wenda twuba wenda ngo barashe Peter Akirumwami ndetse n'abandi, ntabwo biramenyekana neza n'ibitero bahagabye. Yego noneho rero wa muntu we tujyane ku makuru avugwa ko Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yongeye kuba yakohereza ingabo ndetse n'ibikoresho byinshi cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bimeze bite? Izo nkuru nyina nimbara zicaracara amavideo amwe namwe bagenda bayagaragaza ko igisirikare cya Afurika y'Epfo cyaba cyamaze kugeza abasirikare mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko se ukiraho gato buretse gato, wowe nk'umuntu uri aho ngaho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aya makuru ntabwo arasakara hose, nibyo ku mbuga nkoranyambaga? Icyo nakubwira cyo nanjye naho namibona bicaracara, ariko ku ruhande rwanjye ntabwo nabyemeza, kuko wenda nkurikije ibyo
M23 yabwiye igisirikare ahubwo cya Afurika y'Epfo kikozwe n'umujyi wa Goma babasabye gusubira iwabo vuba na bwangu ibintu bitarahindura isura. Gusa kundi ruhande harimo n'abitangazwa n'abantu ko igisirikare n'ubundi cya Afurika y'Epfo mu minsi yashize n'ubundi bari bamaze kwiza ibitwaro mu mujyi wa Bujumbura ndetse n'abasirikare benshi. Gusa ahubwo ikitezwe no kumenya se ibyo bitwaro byamaze kwinjira, usibye ko kwinjira bwo bitarinjira, ahubwo niyo mpamvu tuvuga ati dufate umupaka wa Uvira kugira ngo barebe ukuntu bahagarika aya makuru. N'ubwo bitangiye gucaracara ariko biri kuvuga mbere yuko bahagera icyo nakubwira cyo ntabwo bano basirikare barinjira kuko byari kwa byamaze kugaragara ndetse n'amavideo agenda acaracara, ariko nibiri kwandikwa n'abantu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Icyo nakubwira ngaho noneho rero hari andi makuru nshaka ko utubwiraho. Hari indi nkuru nayo ndimo mbona ikomeje kuvuga ko uwitwa General Pacifique Masunzu akomeje kwirukanka bikomeye cyane, ngo akomeje guhunga. Uyu mugabo ubwo bafataga umujyi wa Bukavu twari twakiriye amakuru ko yamaze kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Gusa nyuma y'uko bimenyekanye n'ubundi ko uyu mugabo yahunze, icyo nakubwira cyo nuko nyuma y'uko babonye ko M23 igomeza kumanuka irwana ku buryo bukomeye cyane, uyu mugabo ntabwo yari mu gihugu cy'ubundi bya nyabyo, ahubwo baravuga ngo yari ku mupaka wa Uvira. Uyu mupaka hano kano gace rwose gahuza igihugu cy'ubundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho yabarizwaga kuri ubu ngubu. Nyuma y'uko n'ubundi ejo kari agace ka Kamanyura kamaze gufatwa, bakabona ko ibintu bikomeje. Icyo navuga cyo nuko uyu mugabo yongeye yahunze. Bakuru bongeye bahunze bamaze kwerekeza aho bita Akisangari, niho ubu turi kuvugana uyu mugabo Pacifique Masunzu yamaze kwerekera. Tunasoza amakuru yacu, reka ngushimire cyane, komeza udushakire byinshi bikomeje kugenda bivugwa aho ngaho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sawa, murakoze cyane n'abadukurikiye, reka mbashimire. Yego, murabyumva neza rero, tuba dukomeje kugenda tubashakira amakuru menshi cyane y'ibikomeje kugenda bivugwa aha ngaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko muri iyi minsi rwose bwo ni na byinshi cyane. Akaba ari naha dusoreje amakuru yo kuri iki gicamunsi. Gusa icyo nakubwira ni ugukomeza gukora subscribe, ugakomeza gukomantinga, ugakomeza kurikinga